video yawe abantu kanzo rero nibyo bita click through rate. Icyo gihe rero click through rate yawe iri nkeya bivuze ko video yawe atari nziza. Wenda reka dutanga urugero. YouTube yeretse abantu bawe igihumbi ariko ufite click through rate ya gatatu. Ubwo nushyira ku ijanisha turafata igihumbi dukube gatatu tukabanya ijana. I think ubwo tuzajya ushyiraho video kugira ngo imenye ko uri umu content creator uhamye. Niba warahisemo kuzashyiraho video shyiraho kwa gatatu. Reka none ngushimire kandi ngo ikaze ukomeje kurikira Sade TV. Reka none ngusuhuza ari wose mu Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, tutibagiwe n'abari mu burengerazuba. Turabasuje mwese kandi tubaha ikaze. Nanone twagarutse hano kuri Sade TV, ndi Sadie na DJ Wakanda. Twakomeje umunsi none watuzaniye iki, tugiye kubwira iki abadukurikiye. So uyu munsi rero ikintu twateguye cyo kirakomeye cyane kandi kirahambaye. Nicyo gihe rero ngo ufate umwanya ugere ku musozo w'iyi video. So turi tumazimo iminsi rero tuganira ku bibazo cyangwa se ku byo duhura nabyo ku ba content creator tugitangira. Cyo kuba nta aba viewers tubona cyangwa se abasub. Ubwo ni ukuvuga muri rusange kuba channel yacu idakura. Nibyo twari tumaze iminsi twibandaho. Twari tuje rero muri part 3 kugira ngo ubundi twibere ibyamamare. Ibyo bintu ni ibihe? So rero nk'uko ubushize twagarutse ku bintu bimwe na bimwe, ariko gusa niba utarareba izo video nagusaba kujya kugira ngo ingi ubashe kuyisobanukirwa. Uyu munsi rero ikintu nshaka ko tugarukaho cyane no uburyo ushyiraho video consistency cyangwa se uburyo buhamye kwa prodinga mu buryo nkaho buzwi. I think reka nanga urugero, niba tugenda kuryamisha umwana tuzi ko umwana, abantu bafite abana barabizi, umwana aryama wenda izi saha saa 5 niyo zigeze baba bagomba kumuryamisha. YouTube nayo rero ikeneye ko uyihereza igihe izwi kuzajya ushyiraho video kugira ngo imenye ko uri umu content creator uhamye. Niba warahisemo kuzashyiraho video shyiraho kwa gatatu saa 7, kwa kane saa 7, kwa gatanu, mbega nyine ku buryo umuntu azamenyera avuga ati isangomba kugenda kuri YouTube nkareba kuri channel n'iyi n'izi saha. So icyo nicyo cya mbere. Niba rero channel yawe itazamuka, icyo kintu cyiteho. Banzure bana ari ikibazo ku byo twavuze, ugere naho ngaho umenye uburyo ushyiraho video. Icyo kintu nugisobanukirwa nta kabuza YouTube channel yawe izazamuka. Ikindi kintu tunabwira abantu ko bagomba bakora YouTube nk'uko wakora indi business ibindi isanzwe, kuko YouTube ni ahantu hari amafaranga menshi, ariko nabwo kuyabona bisaba ubwenge no gushyiramo imbaraga. Kuko ntago wakora video imwe uyu munsi, wenda duspose ko ari ku wa mbere ukoze video ukongera kuyikora nyuma y'icyumweru cyangwa se nyuma y'ukwezi, YouTube izafate kuri serious cyangwa se abagukurikira. So ni ikirombe dufite, reka rero tugicukure ubundi twizamurire zahabu. Twaragihawe. So rero ikindi ni CEO, ariko I think CEO ndibaza mu kiganiro giherutse twarayivuze cyane, sinzi niba ari ngombwa ko twongera kuyigarukaho. Reka duhite tusa nk'abayisimbuka. Ushaka kumenya icyo twayivuzeho arebe ku biganiro bindi biri munsi twabanje, ahubwo reka tugaruke kuri click through rate. Yes, CTR cyangwa se click through rate mu magambo arambuye. Ubwo hari click through rate, hari kabana click through rate impression. Muri abazi dashboard ya YouTube, muri YouTube Studio bazi icyo bita impression, bazi na click through rate. So rero YouTube itanga impression, no kuvuga abantu yayeretse. Kwa kundi video igenda isakara, ujya kuri YouTube ukahita ubona video runaka, ubwo nubwo buryo babarama abantu bose bayeretse. Ariko muri abantu bose bayeretse ni bangahe bafunguye iyo video yawe? Abantu kanzo rero nibyo bita click through rate. Icyo gihe rero click through rate yawe iri nkeya bivuze ko video yawe atari nziza. Wenda reka dutanga urugero. YouTube yeretse abantu bawe igihumbi ariko ufite click through rate ya gatatu. Ubwo nushyira ku ijanisha turafata igihumbi dukube gatatu tukabanya ijana. I think ubwo ni ijana. Ni 30.
so imibare rero eba yabaye ikibazo ariko urumva rero nushyira ku ijanisha ubwo abakurebye ni trend. I think niba ufite CTR ya gatatu rero biba bigoye ko video yawe yaba nziza kuri Harugo. Icyo gihe Harugo rero ntabwo azagufata. Uzakomeza kuguma mu bikari. Mujye mucekinga YouTube studio zanyu kugira ngo mubashe kumenya imyanzuro mufata. Kuko iyo usura YouTube studio cyane nyine ukareba muri dashboard yawe nibyo bigufasha kuba video yawe ya boostinga ikagira kure, kuko icyo gihe numara kubona ko atari nziza abayikanze ikintu kibura ubwo ni thumbnail na title, icyo gihe tugenda ubihindure and then abantu bayeretse bakomeza kwiyongera, abaje rero bongere bakanda kuko ari n'igihe YouTube isubiza inyuma ikerekana wandi wanze kuyifungura wanahinduye thumbnail. Icyo gihe rero icyemezo ahita gifata. YouTube gufata icyemezo biragora ku bantu bakoresha YouTube bareba. Ni areba nyine urabizi nawe uri guscrollinga biba bisaba ngo utegure thumbnail itimushitura nta kuzubaza itakanda. Ese hari akantu abantu bamwe bakunda kwibaza bakibaza se utubundi YouTube icyicaro cyaho aho ibiherere ni abantu baba bayikoresha bimeze bite? Abenshi bazi ko ushobora kwandikira YouTube nayo igahita igusubiza. Bimeze bite? Se YouTube ikoreshwa n'abandi? Gira icyo bivugaho. YouTube ikoreshwa na ba Google. Google niyo yifite mu biganza kugeza aka kanya ko yaguzwe na bari abahungu batatu bari bafite PayPal, mo Jawed Karim na Steven Hill. N'undi sindi kumwibuka neza. Ariko YouTube iba muri California, ikontorwa n'abantu nyine bisanzwe ariko bifashisha n'amarobo na AI barayifashisha. Ese reka nkwaza akabazo k'amatsiko. Buriya ndamutse mfunguye nka YouTube channel nona tuvuge nkagira nk'amahirwe igahita ibona nk'aba subscribers wenda 200 nshyizeho video uwo munsi nyine, urumva birumvikana ko iyo YouTube iyo video nasizeho baba bayikunze. Ubwo se ku cyicaro cya YouTube yo channel yanjye yaba iri gukontororwa nande? Icyo gihe YouTube iri gukontororwa n'amarobo. Ariko iyo YouTube itangiye kuzamuka cyane nibwo abantu rero babishinzwe batangira kuyicaro bagatangira kugira ibyo bakurikirana, kuko YouTube nako channel ifite imirimo myinshi, ntago hari umuntu wayishobora ari umwe wenyine cyangwa timu y'abantu baza bananirwa. Rero hari ibigenewe nk'abantu ariko hari n'ibyo ama AI cyangwa se amarobo agenda akora. Abadukurikira rero nibumve ko utazafungura YouTube channel ngo ifite subscribers 0 ngo kuri YouTube batangire kugufatira imyanzuro yose, ahubwo ubanza kuyifatirwa n'amarobo. Yego. So rero tugarutse kuri gahunda yacu yo kureba uburyo impamvu ama YouTube channel yacu atazamuka. Ikindi ni video ushyiraho kugira ngo YouTube yawe ikomeze gukura neza. Ubwo ama video mvuga ni ugumenya karite ushyiramo. Bura video nziza ziba zifite ama HD, ama 4K. Karite nyine ya YouTube nabyo bura biri mu bintu bituma channel yawe ikura kandi kabimeze neza ku buryo umuntu wese yayikina muri flat, yayikinira muri phone zimeze ari phone zitakira karite zimwe na zimwe. Kandi video igaragara neza buriya hari uburyo inongerera amarangamutima y'umuntu kuba yayireba akayirangiza. So gukora rero video nziza, niba ukora documentaire ukagerageza nyine ijwi rikaba rigororotse neza rimeze fresh. Ikindi wenda ni call to action. Yes, call to action. Kuriya ubwira abantu muri description bakande subscribe, bakande like, comment and then bagusure no kwiza imbuga nizi. Ni call to action. N'uburyo uganiramo n'abantu ntibagatange comment ubirengagize nkaho utabazi. Buri ugenda ukaganiriza abantu mukagirana ibiganiro bimwe na bimwe muri community, mukagira ibiganiro muri comment. YouTube nyine ibona ko video zawe zikunzwe kandi banazishime banazitanga ibitekerezo bitandukanye. Ibyo nabasubiza abantu bayihuye n'ikibazo cya channel history barabizi inyungu zo gusubiza ama comment. Kuba dukurikiye channel history nawe tuzayigaruka icyari cyo. Yego. Tubabwire n'amakosa ushobora gukora bigatuma ikurwaho
ndetse n'umumaro wabo. Yego. Niyo mpamvu tuba tubashishikariza gukora subscribe hano kuri Sade TV kugira ngo batazajya bacikwa n'ibyiza tuba tubategurira. So rero ntuze kwibagirwa gusura Giwa TV show kuri YouTube kandi ntugende udakanze subscribe hano kuri Sade TV. Thank you. Yeah.